Chelsea mwaragiye mu bituko bashaka murayivuma muyigira icyo nazi batiniza asubira ku murongo haguzwe abakinnyi benshi umuba abandi babimfube proje za Todi Boyle na Begdad Bariziranga ariko burya baravuga ngo igihe kigiye kiraza ndetse Imana igasubiriza igihe ndetse isaha y'Imana iyo yageze ninde wavumuye Imana itavumye ninde wavumuye yahaye umugisha uyu musore bwe Pep Guardiola ati nyiza bitwa ba Jack Grealish nyiza ba Phillips Foden nuniga bitwa ba Savinho abo bajeremi dokuzazana ntacyo bazamara nyamara unyirengagije uzicuza nyamara uzicuza impamvu utamaye umwanya ariko bisabye ko akoresha igikombe cy'isi Cedro habaho za Champions League habaho za Premier League iki gikombe buri wese yagishakaga Kore Pamana asanzwe Perez yagerageje kuzana abakinnyi ngo agitware Pep Guardiola ashaka kugitwara bwa mbere abadage bazwi ku mupira udasanzwe barakifuje ese ninde wari uzi ibi bintu ese ninde wari uzi ko bizaba ese ninde wari uzi ko Chelsea izakimaka ese ninde wari uzi ko Paris Saint-Germain izaka makamba ese ninde wari uzi ko Paris Saint-Germain izagwisha kananwa ese ninde wari uzi ko Paris Saint-Germain izashinga umutwe ese ninde wari uzi ko bazayibyinisha rege maze rege ikabahuma amaso maze rege ikabasindisha maze rege ikabarwaza muzunga maze abarasta bakatwibutsa Bob Marley abarasta bakatwibutsa uwitwara Kidube abarasta bakabyutsa Peter Tosh Chelsea icuranga rege yuzuye ya nyayo mubicu so ni byiza rero kuri Chelsea kuba barakoze ndavuga ngo gufata iyi decision yo kuzana uyu mutoza kuko abantu batari banashidikanyagaho mbere yego igikombe cy'isi kijya kuba yari afite dairema ya squad agomba gukoresha yaricara avuga atakose ko dufite abakinnyi batijwe mbazane nyuma aricara avuga toya reka ngomane groupe nari mfite yongeye umusore yitwa Andre Santos gusa wavuye muri Strasbourg aravuga atabandi Andre Santos yarasanzwe ari umukinnyi wa Chelsea wari waratijwe muri Strasbourg yego ndavuga mu bari baratijwe niwe wenyine yashoboye kwemerera kugaruka muri squad yari afite undi n'umukinnyi baguze igikombe cy'isi cyamaze gutangira kiri no kuba abajoyininga bageze muri kimwe cya kane bagiye gukina na Palmeiras ni umusore wanabafashe cyane wo Pedro nibo bakinnyi navuga ngo bibiri muri match yego iyo match yakinnye ya mbere yagize match ya mbere yakinnye yaje amasimbuye kuri Palmeiras afasha mu gutsinda igitego cya gatatu assist mu kucyubaka yarigizemo uruhare ariko match ya mbere yabanjemo nicyo bita debut mu match ya mbere ubanjemo yatsinze ibitego bibiri yego ndetse no kuri final aratsinda fine bivuga ngo nabakinnyi babiri gusa bari muri equipe ya sezishize bamufashije muri no campaign na Liam Delap ariko Liam Delap yatanze assist kuri Liam Delap waguzwe nibyo nijoro yagomba gutsinda ibitego ari igitego awushije ari kumwe na Donnarumma 1-on-1 anyways ikintu rero we yakoze ngo yashatse ko equipe ye ikomerezaho n'ubundi ibya sezishize ntabwo yifuje kuyihindagura cyane kuko yaravuze ngo ni ibintu bibiri yes ni pre-season ariko priorite muri ngewe ni competition buri hari intego umuntu ajyana mu gikombe akavuga ngo iki gikombe ngiye kugikoresha nk'imyiteguro nitoreza abakinnyi ibintu bishya nshaka bazakina yewe Chelsea n'ahantu FIFA yari yarateguye bazakorera imyitozo Chelsea yarahanze baragenda bikodeshereza ahandi kugira ngo abashe kubona ahantu heza yaragiye akodesha ahantu muri kaminuza Chelsea niho bagiye gukorera aho bari barateguriye gukorera banga kwakorera Flamengo niyo yahagiye icyo babikoreye ni iki nubwo byabahenze muri facilities n'ibindi yaravuze ati tubona ahantu heza haduhereza facilities twifuza zose dukora ibintu byiza biri ku rwego ku buryo Chelsea ngamafaranga y'imyiteguro FIFA yabariraga umukinnyi na ibindi byose Chelsea ngo yarayadaburinze donc ibyo bita yikomeyeho yishiriyeho yongeyeho yayo kugira ngo babeho neza bango iki kintu cy'igikombe cy'isi ubwabyo ko yarakigize priorite ko yarakigize ikintu kibanze cyo gupimira equipe niba yatwara ibikombe urumva ko icyo kintu mu mutwe wabo cyari kirimo yabivuze umutoza inzu Mariska yabivuze nyuma yo gutwara igikombe yavuze ngo nabwiye abakinnyi ko iki gikombe cy'isi cy'amaklub ari cy'ingenzi cyane
ndetse mu gihe gito kiri imbere gishobora kuzaba gifite urwego gihabwa agaciro kurusha Champions League. Nabwiye abakinnyi ko rero kugitwara ari ingenzi cyane 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 none kwitwara ku nshuro ya mbere tukambara badge y'abashampiyo b'isi imyaka 4 yose ikurikirana. Yavuze ko rero abizi ko gishobora kuzaba igikombe kiremere cyane mu gihe kiri imbere kandi yabwiye abakinnyi imbere yo kwinjira muri rushanwa so cyo rukomeje nyine ko bagifashe nka priority cyane kurusha andi makipe yose. Mu gihe rero abandi wabonaga abakinnyi bashya bari kubagerageza n'ibindi uwo yashatse gukipinga yakipe. Nawe twigere muri finale nyirizina twagira ngo twereke abantu off nyine mu mitekerereze hanze y'ikibuga uko byari bimeze. Iyi finale rero mu magambo magufi ubundi hari ikintu Paris Saint-Germain irusha amakipe menshi yanatsindishaga. Paris Saint-Germain ubundi iriranga kuri collective work, yego, kugushyira hamwe nk'ikipe. Twize ku kintu cyitwa gusaranganya inshingano. Twiga imikino yayo yitwa relationism tutari bugarukeho. Buryo yakimashwa kuzamuka gakina nko mu winga agera muri box agatsina aho mwatakana no Mendes akabikora gutyo n'ibindi. Ikintu cya mbere yabanje kubloka umutoza wa Chelsea mu bintu bitatu by'ingenzi yakoze. 1 yabanje aravuga ngo iyi kipe murabizi ko abakinnyi babo bo kuri 2 na 3 barazamuka kugira ngo bajye kwiyongera muri mediane. Twarabyize iyo bari muri build up cyane, hanyuma biyongera muri mediane. Ubwo urubugarwimikino ni nk'ama episode, ubwo utarumvishe ibya mbere biramugora. Biri kuri YouTube azasubira nidukomeza kuzajya twigisha ibintu bimwe. Ubwo tugeze kuri episode noneho gutsinda Paris Saint-Germain apana kwitsinda turi gusa ku bantu mfesha. Iyo bazamutse bakinjiramo hagati twabonye ko bakira nombre kugira ngo babe benshi hagati bakora icyo bita territorial dominion bakurushe mediane. Noneho nibarangiza abone uko basora imipira bayijyana imbere kuko hagati bamaze kugutsinda, donc bamaze gushwanyaguza mediane yawe. Noneho baro zirasohoka zijya imbere uko babyifuza nuko babishaka. Ikintu cya mbere Chelsea yagize nicyo bita discipline mu buryo bwo kugarira. No kuvuga ngo mu buryo bwo kudefanda Chelsea yabanje icyo bavuga ngo yakinnye buryo buri defensive. Yari ifite abakinnyi batatu bakinira hagati, barimo Caicedo, barimo Enzo, barimo na Rhys James. Ubundi Rhys James nujya kubireba neza yasaga n'umuntu wari uri gufatanya na Marogusto, yasaga n'ukuri wingi y'buryo. Icyo kintu rero cyo gufunga bafungaga cya kintu Hakimajya akora cyangwa Nuno Mendes kuko niho Nuno Mendes yanyuraga kugira ngo hazamukire afite freedom. Ari nacyo bicishe Real ku gitego assist Hakimi yatanze ejo bundi. Kwa kundi bagushuka bakazajya baza hagati, none wowe umukinnyi wa kuri 2 agasa n'usigaye wenyine kubera ko umuwinga we agira tendency yo gukurikira umukinnyi wo kuri 2 cyangwa kuri 3 waje hagati mu kibuga. Wabyumvise? Kwa kundi bajye bagaruka nko mu hagati kugira ngo bakujijishe, noneho basigaye expose wa 2 wawe gusa. Swate yisanga ari kumwe na Vasquez gusa cyangwa se na Doué gusa one on one baba bafite amahirwe ko yagucenga. Noneho niba naza kubona uwo mwanya wamaze gusigara wa mukinnyi nka Hakimi cyangwa Nuno Mendes aze kwiruka ajye kumujoininga. Icyo kintu babanje baragifunga. Chelsea yabanze kugira ikintu cyitwa defensive discipline ku rwego rwo hejuru. Rhys James babanje barafunga impande barazidanangira. Iyo rero tuvuga gufunga nabyo bigira buriya mu mupira uburyo bikorwa. Ubundi haba hari umukinnyi ugomba gukora icyo bita gufixa le porteur du ballon. Iki kindi kintu cya mbere Paris Saint-Germain icisha abantu ugomba gukurikirana uzanye utwaye umupira. Ruhango iyi kipe ifite umupira ugomba kugira umukinnyi witeguye kwiruka agasohoka kwegera wa muntu ufite umupira. Sugangagiye ku mwaka binatandukanye n'icyo abantu bita pressing. Pressing ni irindi jambo. Pressing ni kiri hejuru. Reka ndeke kubijyamo ni ibintu bya tactique biri hejuru. Reka ngite gufixa reporter diba mu yandi magambo kumujena gusa. Reka ngite kuvuga ngo ndakwegereye ntago nguha amahirwe yo gutanga pass uko ubishaka. N'ubwinyagamburiro bose nuyitanga urayitanga nabi cyangwa se nujijinganya nyikwambure. Kuri tumenyereye nyine kafitinya kabakenyuza hagati bajya ngo kari mu makorodoro yako kagenda gakata nk'umubyeyi uri kuraka abana baryamye. Mwajyaga muyibona animatero uzenguruka muri dortoir ukabona karahindukiye twese tugakoma amashyi ngo kafitinya gateye ubwo. Yabanje aravuga ati ikintu cya mbere mu fixe le porteur di umuntu wese ufata umupira hagira umuntu umwegera. Ni yaho mahome yo muri basket. Icyo rero cyabanje kibuza Paris Saint-Germain gukora amakombinezo cya kintu imanza cyo kukuzubaza ikora amatusha. Ntayo bakoraga bahitaga irangije icya kabiri rero mu kugarira
ubwo ni uburyo bwo kugarira burya niyo byaba bibereye ku izamu rya Paris Saint-Germain kuri Donnarumma ni ukugarira ni ukubuza danger kugarira si ukuvuga ngo bageze ku izamu kuko muri football abantu baribeshya ntabwo tudefanda baro tudefanda izamu icyo kintu abantu bakibeshya yiteka ntabwo tudefanda baro ntiwayidefanda bari bayiruka bari biri mu mwuka bari bifite n'ibindi bintu bya naidevi bari umuntu ashobora no kwishota n'umuyaga ukanahindura icyerekezo defanda no gutuma bari tegera izamu ryawe ikintu cyiza ukora ni ukudefanda izamu ryawe so aho wabikorera hose wabikorera ku izamu ryabo wabikorera muri mediane wabikorera muri defense ni amahitamo ufata ariko ikintu cya mbere yababwiye iyi kipe iba iri gusohora imipira fixa porter de baro mwabonaga wowe ukuntu yirukaga mwabona bakorepamo ukuntu birukaga baro muri defense ya Paris Saint-Germain mudatuma ipfa gusohoka nabonye mpamvu Chelsea sinyisha abakinnyi bakiri bato icyo ni icyambere ntabwo ushobora gukora biriya bintu ufite abakinnyi bashaje ntabwo babirutse buriya tutabirenze n'ubundi donc impuzandengo y'imyaka y'abakinnyi ba Chelsea nimugoroba yari imyaka 24 n'igice abana urumva ko ni impuzandengo ufashe umuto n'amakuru bose ukavanga bari bakiri bato cyane icyo ni icyambere ijambo rya kabiri buriya iyo tuvuze ngo 7 na 2 wenda bafatanye 3 na 11 buriya habamo nabyo ujya wumva ijambo bavuga ngo umwe ngo nagera gutya ngo ndaramukuvura ni ukuvuga ngo hagomba kuba umukinnyi niba hari fixer kuri porter de baro tuvuge birashoboka yuko yasohoka kandi hari n'igihe yasohokaga tuvuge Ashraf Hakimi arayizamukanye Neto ayisamugarara imbere ariko wenda arayitanze iramanutse wenda igiye kundi mukinnyi wa Paris Saint-Germain niki rero bakoraga ururiya ruhande rwa Nuno Mendes wasangaga Reece James ari we mukinnyi wa mbere ugomba gukora n'akazi ko kudefanda bya bintu byo kujya mu byo apana kuvuga ngo no gufixa porter de baro none mu kujya muri physical battle none mu kurwana ushaka umupira none nyine muri fight iri real kuko babaga ubwo nyine yasotse yarenze umurongo w'abanyamikibuga kabiri Reece rero yifitemo izo defensive attributes zishoboka none ugasanga arorohereza Amarogusto wajya ku rundi ruhande buriya umuntu waruriyo cyane ni Kaisedo yagendaga cyane gukuvura umuntu yitwa Kukurera kubera ko yavugaga ati icyo kintu kiri physical cy'imbaraga cy'umubiri ndaza kugikora ngikoreshe neza ku buryo ntari buze gutuma bizajya borohera nyine kwinjira muri defense ikiba gisigaye ni iki rero ni ligne ya defense yawe ukuntu ihagarara Sharoba na Kuri uburyo bwiza bwo kurariza uburyo bwiza bwo gusohoka kugira ngo wenda nimba ari duel bayiganye ibindi babisigaye ni utuntu two kwa adjustinga gusa tw'amamuvuma y'abakinnyi na positionnement y'abadefenseri bawe binyuma ibyo bagerageje kubikora neza rero noneho uribaza ikibazo Paris Saint-Germain inateza abantu hari umunyamakuru yakibaje umutoza wa Chelsea ngo ese ko tubona mu gihe ikipe yawe n'izindi kipe zose ko Paris Saint-Germain zidomina kuri baro ngo yiteguye gukina ute mu gihe Paris Saint-Germain izakudomina ku mupira akora ibyo ikinisha abandi yaramaje ngo ninde wavuze ibyo bintu ko ari iziharira umupira ubundi ninde wabibabwiye aho kantu kananteye ubwoba dore rero ikintu yakoze kuri uyu mugoroba uno mugabo yagaragaje ubwenge budasanzwe mbaza ngo ubu yavuze ngo kuko bamaze kwishyiramo ko ari bwo buryo batsindisha abandi kuzamura Hakimi na Nuno Mendes kugira ngo babe hagati bakore territorial dominion bagende bahindura inshingano bagere n'imbere batsinde now ese iyi kipe iyo Nuno azamutse na Desire Doué yagiye cyangwa se Vasquez yagiye na Hakimi yagiye mu by'ukuri hari danger ihari ku buryo aho hantu baba bafite uburyo bahakuvura nicyo amakipe yose ananiwe kumenya yarabonye ko basigaye espace zirangaye kubera iki mwibuka akantu twigeze kwiga hano mu rubuga rw'imikino kitwa ngo ni give and go murakibuka cyane ngo utanga umupira ugakomeza ukagenda akantu twaganiriye niba kaza abantu nare narakibuka twakaganiriye give and go kakantu bishyizemo rero ngo utanga uhita ugenda ni ukuvuga ngo kuko ugiye imbere nyine mu kibuga cya Chelsea inyuma wasize umwanya mugende murebe ibitego byose uko ari bitatu byaciye ku ruhande rumwe by'umukinnyi umwe witwa Nuno Mendes icyo rero we yakoraga ni cyavuga ngo nimurekepera kuko handi Nuno Mendes yavuye nta muntu uhari niho Kole Pama yanyuraga izo baro yaba Amarogusto izamukanye yaba nde Kole Pama ari uhagarara wowe Kole Pama ntugende ngo ujye mu bitugu bya Pedro
kubera iki iyo ajya mu bitugu bya Pedro yari kuba agiye guhangana n'abamediateri ba Vitinha kuko nibo bari gukina imbere ya defense centrale yamubwiye ngo iyo espace Nuno Mendes asiga genda ariyo wihishamo aba nk'umukinnyi yaragiranye buri muntu wikora neza ni Lamine Yamal kwigira muri espace iri vide ukintu yafashe kore pama yamubwiye ngo baroniza urabona uko uyikina ubona uko ushota kuko uraba uturutse muri espace udafitemo umuntu uri kukujena ariko nujya kujya mu bitugu neza bya nimero 9 wacu kujya gushoteraho uraba uhanganye na ba Vitinha bari hagati na ba Luiz ikintu rero yakoraga niki yayirekiperaga akayijugunya ku ruhande mwibuke baro ya mbere Malo Gusto ayizamukanye right arayimusubiza mwabonye ko yakoze katini yacenza agaruka yinjira muri box sibyo arayishota uko gucenga yinjira agaruka muri box byakunze kubera ko yarari guturuka ku ruhande ahantu afite uburyo bwo kudrivinga barareba izamu agashota uburyo bwa kabiri igitego cya kabiri nabwo umupira muremure wavuye muri defense wa Levi Colwill aho muhano n'umundi hagati ariko ku ruhande rugana iburyo wari cengera no yigarura hagati yari yadekaye yahejeje uruhande kuki yahezaga impande rero Kole Pama nicyo kintu cyuko babizi ko impande zabo kabiri na gatatu bazamuka hagasigara hari vide harangaye igitego cya gatatu cyubaka ajya gutanga pass wayibonye ko nabwo yarani mu cyo twita demi espace ntiyarari hagati neza nk'ari abaterera penalty neza hagati mu izamu ntiyarari no ku ruhande ahejeje yarari nko hagati yo ku ruhande handi barengurira umupira no hagati wenda yaho nakwita mu kibuga hagati neza yarari nko mu hagati tuta muri demi espace ko sinabona ko bivuga shomeka gatro hagati hahengamiye iburyo hagati hahengamiye iburyo niho yahise atanga agapira agacomekera uriya Pedro nabwo nubireba ni ikosa ryo kuba kabiri na gatatu bazamuka cyane ubwo ni gatatu wari wazamutse kuko ikintu yakoze ni iki yatandukanyije umuntu witwa Berardo atandukanya n'umuntu witwa Marquinhos yabagabana inshingano umwe yakurekeye muvumaye undi akurikire wa Pedro basigaye espace hagati yabo umwe yashatse gufixa porter di Barokole undi ashaka gukurikira umwataka bagitandukana umwanya wasize ni wenyujije baro wo Pedro ahita asiga umudefenseri aramuroba ikintu gikomeye yametrije muri ijoro kurusha ibindi Paris Saint-Germain kuriya kuntu izamuka impande zayo isiga iri vulnerable ibindi yakoze no kudefanda ikipe yayitegura ikayitsinda nicyo twavuga